Amahoro ya Kristo abane namwe inshuti bavandimwe mumurikiye kuri iyi channel ya YouTube, muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti. Reka nsenga Imana mbere yuko mbagezaho ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, mpaye icyubahiro n'ishimwe kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kumpa kugira ngo nganirize abantu bawe ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo usiga amavuta, unyambike imbaraga, unyereze kukubera igikoresho, ijambo ryawe unyuzamo rigira akamaro mu baryumva bose, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe rero, mbazaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo komeza ibyo ufite utabinyagwa. Iyo ubwirwa gukomeza ibyo ufite ngo utabinyagwa, nuko haba hari igishaka kukwambura ibyo wari ufite. Ariko Kristo araburira umuntu wese wamwakiriye, umuntu wese wamumenye akamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aramuburira amubwira ngo nakomeze ibyo afite atabinyagwa. Reka turebe ijambo ry'Imana riduhamiriza ko ari Kristo Yesu uvugana natwe, riri mu Byahishuwe ibice 3:11. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Uwo ni Kristo utuburira ngo araza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari ibyo Kristo yakubikije wowe wamumenye, ni rya jambo ry'ukuri wamenye ukaryizera, rigatuma ubatuka muri bwa bubata bw'ibyaha wari urimo. Niryo Kristo arimo kukubwira uyu munsi ngo rikomeze hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bakomeza iryo jambo ry'ukuri bamenye, babikiwe ikamba ry'ubwami, babikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. Kandi Kristo twizeye niwe bugingo buhoraho. Turasabwa rero kumukomeza mu mitima yacu, tugakomeza kumwizera, tugakomeza kumwiyambaza, tugakomeza kugendera mu ijambo ry'ukuri twigishijwe, tukagendera mu byiza Kristo ashaka ko tugenderamo, tugakora ibyo gukiranuka, tukitandukanya n'imirimo mibi. Kuko ijambo ry'Imana rimbwira neza mu Efeso ngo turabe Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Uwo Kristo twizeye rero niwe dusabwa kugira ngo tugere ikirenge mu cye. Yabaye muri iyi si, ayivamo atandujwe n'iby'isi, nk'uko yavutse nta cyaha na kimwe yigeze agira. No muri iyi si irimo, nubwo harimo ibyanduza byinshi, we nta na kimwe kigeze kimwanduza, yayivuyemo ari umukiranutsi. Turasabwa kugera ikirenge mu cye rero twese abamwizera, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, tukagendera mu bitunganye, tukiga gukora neza, tukirinda ingeso mbi z'umwijima, tugakora ibyo gukiranuka Imana idushakamo. Dukomeze rero uko kuri twamenye, Satani ntakuyobye ngo akubwire ati barakubeshye ngo uve mu nzoga, kunywa akayoga ntacyo bitwaye, barakubeshye ngo uve mu busambanyi, gusambana ntacyo bitwaye, bakubujije iraha. Iryo ni iraha ry'akanya gatoya ridafite icyo rikumariye, ahubwo ryarimbura ubuzima bwawe bwose. Ariko ukuri wamenye, wigishijwe, niba warigishijwe ko kunywa ibiyobyabwenge ari icyaha, irinde ibyo biyobyabwenge, ukomeze ugundire uko kuri wamenye. Niba warigishijwe ko gusambana ari icyaha, gundira uko kuri wamenye, umenye ngo ubusambanyi ni icyaha, ubwirinde, umenye ngo bwangu urunuka n'Imana, ugerageze gukora iby'Imana igushakaho. Niba Imana, ijambo ry'Imana ritwigisha kugira urukundo rwa kivandimwe, reka ukunde mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana nk'uko rikubwira ngo kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, umukunde nk'uko wikunda. Icyiza wiyifuriza ukifurize mugenzi wawe, ngo ukundishe Imana umutima wawe wose, umutima wawe wose werekere ku Uwiteka Imana, we kurarurwa n'iby'iyi si bishira. Nyamara Imana ikubikiye ikamba ritangirika. Komeza rero ako gakiza wamenye ukagundire, ntiwemere ko Satani akuyobya ngo akakwibe, ntiwemere ko Satani aguhubika ngo uve mu nzira y'ukuri wigishijwe. Inzira y'ukuri ni Kristo, ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Uwo niwe uzakugeza mu bugingo buhoraho. Kandi ufite Kristo aba afite
afite ubugingo. Kristo niwe bugingo bwuzuye. Mugundire rero, mukomeze, ntagire icyakuyobya ngo kimugukureho. Ukomeze inzira wigishijwe y'ukuri. Ijambo ry'Imana nanone hano mu Migani ibice 4:13 hakatubwira ngo ukomeze cyane icyo wigishijwe, ntukireke ugihamane, kuko ari cyo bugingo bwawe. Icyo wigishijwe ugihamane, icyo cyiza wigishijwe ugihamane, ntukireke kuko nibwo bugingo bwawe. Nukora ibyiza ubikiwe ikamba, ubikiwe ubugingo bw'iteka mu bwami bw'Imana. Ariko urasabwa gukomeza icyiza wamenye ukakigundira, ntukirekure, ugakomeza gukora imirimo myiza, ugakomeza ukizera Kristo Yesu, kuko ari bukuneshereza. Ubwo yashoboye kunesha iyi si, nawe azaguha kuyinesha. Uri uw'agaciro imbere ya Kristo. Rero Kristo yaje muri iyi si atubera urugero rwiza, kandi araza atwunga n'Imana. Twebwe abari muri iyi si twari dutandukanijwe n'Imana kubera ibicumuro byacu, ariko Kristo araza yemera gusa n'icyaha, kandi nta cyaha na kimwe yigeze avukana, kugira ngo abashe kutwunga n'Imana. Yemeye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo jyewe nawe tubamburwe, jyewe nawe tubashe kongera kunga ubumwe n'Imana. Araza aratwitangira, yongera kutwunga n'Imana. Imana ntiyaba ikiturebaho bya byaha byacu, ahubwo iturebera mu maraso ya Kristo, itubona nk'abakiranutsi, kandi twari duhindanijwe n'ibyaha. Ariko Kristo kuko yaje akatubera igitambo, bya byaha biduhanagurwaho kubw'amaraso ye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba 2 ibice 5:19. Haravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Haleluya! Urumva ko gaciro gakomeye Kristo yaduhaye, ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Amaze kutwuzuza na se, amaze kutwunga n'Imana, yaduhaye ijambo ry'umwuzuro kugira ngo natwe tube babuzuye. Ntabwo twari dushyitse, ibyaha byari byadutandukanije n'Imana, ariko Kristo aje atubitsa rya jambo ry'umwuzuro, natwe tubasha kongera kuba abashyitsi imbere y'Imana. Kandi iryo jambo ry'umwuzuro twabikijwe, natwe tubasha kuryungisha abandi n'Imana, tubasha kuryungisha abantu n'Imana. Abantu bataramenya ukuri, natwe tubasha kubereka ukuri kw'ijambo ry'Imana, kukabasha kubabatura, kukabakura mu byaha. Wowe rero umurikiye kuri channel ya YouTube, ndakwinginze kugira ngo ukomeze icyo wamenye, komeza ukuri wamenye, komeza icyo wigishijwe. Icyiza wigishijwe ntukirekure, icyiza wigishijwe ukigundire, ugiharanire, ugikomeze. Kristo Yesu waraza vuba. Aratubwiye ngo araza vuba, ngo dukomeze ibyo dufite, hatagira udutwara ikamba ryacu. Satani arazerera ku manywa na nijoro, abazenguruka ashaka uwo yakwiba, ashaka uwo yayobya, kugira ngo amubuze kuzaragwa rya kamba. Erega yabaye mu ijuru azi ibyiza biriyo, niyo mpamvu arwanya umuntu wese utangiye urugendo rujya mu ijuru. Ariko wowe watangiye urugendo, wowe uri mu nzira y'ukuri igana mu ijuru, komeza iyo nzira, ntuyiyobe iciye iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo ukomeze utumbire Kristo, ukomeze iyo nzira, uzagere mu bwami Kristo Yesu yakubikiye, uzaragwe ikamba ritangirika. Kristo akubikiye ubwami. Mu bwami bwa Kristo hari amahoro, mu bwami bwa Kristo hari byose, mu bwami bwa Kristo hari umutekano, mu bwami bwa Kristo hari umunezero udashira. Reka tugire inzara n'inyota byo guharanira kuzagera muri ubwo bwami. Reka duharanire kugira ngo tuzaragwe ikamba ry'ubugingo, tuzambikwe ikamba ry'ubugingo Kristo yabikiye abamwizera, Kristo yabikiye abazakomeza ibyo yabigishije, abazagendera mu ijambo rye bakemera kuyoborwa naryo. Abo ngabo Kristo ababikiye ikamba ritangirika, Kristo ababikiye ubwami. Haleluya! Icyo nicyo nkwifuriza, nanjye nicyo niyifuriza. Turi muri iyi si rero, reka tubiharanire, ntihagire ikikurangaza ngo wirare, umenye ko ufite igihe gito. Kristo aravuze ngo ndaza vuba. Komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kristo Yesu ari hafi kugaruka, ari hafi kugaruka. Nubwo hari ibihe biruhije, nubwo turimo guca mu bikomeye, nubwo hari ibintu biduhinyuza muri iyi si, ariko turagomba gushikama mu kuri twamenye, turagomba gukomeza Kristo twizeye. Ntihagire icyagutandukanya na Kristo.
urukundo rwa Kristo tugomba kurugundira. Kristo wadukunze akaza kutwitangira, akemera gusa n'icyaha ku bwacu kugira ngo twebwe abari batandukanijwe n'Imana abashe kongera kutwunga nayo. Reka tumukomereho, reka dukomeze kumwizera. Komeza uko kwizera watangiranye, waramwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Komeza umwikomezeho, komeza ugendere mu nzira ye, komeza wizere ijambo rye, azakugeza mu bwami bwe aho uzabana nawe iteka ryose, utagihura n'ibikugerageza, utagihura n'imibabaro y'iyi si. Ndakwifuriza kuzava muri iyi si uri umutsinzi, ndakwifuriza kunesha iby'isi nk'uko Kristo yabinesheje. Nanjye icyo nicyo niyifuriza, kandi na Kristo nicyo atwifuriza twese, kuko turi kumwe na Kristo tugira ibyiringiro rero by'uko tuzatsinda iby'iyi si. Nk'uko yayinesheje natwe tuzayinesha. Turayinesha rero ari uko dukomeje ibyo yatwigishije, tugakomeza ijambo rye, tukarigundira, ntiduteshuke ibyo twigishijwe, ahubwo tukabikomeza, ntitubireke tukabihamana, kuko ari byo bugingo bwacu. Nitubasha kwitwara muri iyi si neza, tukayigendamo dukora ibyo Imana ishaka, dukora ibitunganye imbere y'Imana, Imana yo mu ijuru izatugororera, itwambika ikamba. Hari ikamba ribikiwe abazatsinda iyi si, hari ikamba ribikiwe abazakomeza ibyo bigishijwe, abo Kristo azaza agasanga bagifite kwizera, abo Kristo azaza agasanga bagishikamye mu byizerwa, abo ngabo babikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Ndabikwifuriza, nanjye mbyiyifuriza. Ndifuza ko Kristo Yesu ubwo azagaruka aje gutwara itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari, nawe uzaba urimo, nanjye nzabe ndimo, maze impanda nivuga tumusanganirire mu bicu. Turasabwa rero kwitonda uko tugenda, turasabwa kwitonda uko twitwara, turasabwa gukomeza agakiza twahawe, tukakagundira, tukakarinda dukora ibyiza, tukakarinda twera imbuto zo gukiranuka, tukakarinda dukundisha Imana umutima wacu wose, tukakarinda twera imbuto nziza, dukora imirimo myiza twaremewe muri Kristo Yesu, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigarukire. Ndabashimiye mwese rero abankurikiye kuri channel ya YouTube. Ndabasaba kugira ngo mwumva ubu butumwa mugifungura iyi audio, ntimukibagirwe gukora subscribe, share ku bandi, kandi muvuge na comment kugira ngo mubashe kutugira inama, cyangwa se ari cyo mudusobanuza nabwo mukadusobanuza, twabafasha. Murakoze cyane. Reka nsengane namwe. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, mwaye icyubahiro n'ishimwe nyaguhora ku ngoma, ndagushimira Mwami Imana ijambo ryawe unyujijemo. Ndagusaba kugira ngo buri umwe wese uzumva iyi audio, ubu butumwa buzamugirira akamaro, ubu butumwa buzamufashe gukomeza icyo yamenye, ubu butumwa buzamufashe kugundira Kristo, ntihakagire icyatuma arekura Kristo yamenye, ubu butumwa buzamufashe kurinda agakiza ke, ubutumwa buzamufashe gukomeza guharanira gukora ibyiza. Icyubahiro cyose gigarukira Uwiteka Imana yacu. Urakoze nyaguhora ku ngoma, ni mu izina ryawe Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Shalom, amahoro ya Kristo abane namwe mwese. Imana ibahe umugisha, amen.